kari Imana nini muri wowe, Imana ibangari yifashe kari Imana noya ikubana noya. Reka nkubwira abantu bavuga amagambo, Imana ikavuga ijambo. Nakubwira ngo niwongere wizere Imana bundi bushya, ibigirwa Imana n'ibyibusa. Ayewe wowe urushye wabonaga ibintu bikugoye, ibintu bikagucanga, ukabona nta yindi nzira, ariko dufite Imana. Uyu munsi none nkuko mubibona cyangwa musanzwe munzi, bamwe ku YouTube nitwa Samson, irindi ni burindwi, ndi umukozi w'Imana ariko cyane mfite channel yitwa Yubahwe TV nkoreraho. Cyo tugusaba nta kindi no kujya ugakora subscribe, ugatanga comment, wamara gutanga comment ubundi ibyo byiza by'iyo channel bikajya bikugeraho ku gihe. Ariko uyu munsi none naga aricyo cyanzindiye, turi hano ku Gitangaza TV kugira ngo twongere tubabwire ijambo rihembura imitima, ijambo ryongera gusubizamo abantu ibyiringiro. Reka rero uyu munsi none nshimire umuyobozi w'Igitangaza TV, tubwire abantu ijambo ry'Imana ryongera kuhembura imitima yabo. Murakoze cyane, reka dutangire dusenga. Imana ibaho umugisha. Mana yacu, Mana nzima, Imana distance emenegrere my guide heaven more demands eden haigene mohozi minigrere my guide heaven. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Mana turasenze, dusengeye abanyarwanda, dusengeye abari Amerika, Dubai ndetse mu bihugu bitandukanye muri za Finland. Mana turasenze kugira ngo ngere uhembure imitima ya benshi enegrome. Mana rasifo emenegrere bana natwe rero mwamutwigaragarize muri aka kanya mu izina rya Kristo Yesu, amen. Rero ikintu nakubwira uyu munsi wa none cyangwa se uyu mugoroba cyangwa se bitewe naho uri cyangwa se igitondo bitewe naho uri, nakubwira ngo Yesu aragukunda, nkubwira ngo Yesu agufiteho umugambi mwiza. Icyo nakubwira no kubana n'Imana mu bihe byiza byo gusenga, doste migrere ukaba mu bihe byiza byo kubana n'Imana mu buzima bwa buri munsi, kuko ubuzima budafite Imana ni nko kubona imodoka igenda na feri cyangwa na essence. Rero ikintu ngusaba wowe nta kindi no kwegera Imana. Iyo wegereye Imana, Imana irakwegera. Iyo ukoreye Imana iraguhemba. Iyo honestance iyo wubahishije Imana nayo irakubahisha. Ikintu nakubwira wowe umeze nk'umuntu urushye cyangwa se ubabaye, nakubwira ngo niwongere wizere Imana bundi bushya, ibigirwa Imana n'ibyibusa. Ayewe wowe urushye wabonaga ibintu bikugoye, ibintu bikagucanga, ukabona nta yindi nzira, ariko dufite Imana ibasha kutabara abantu, ibasha kuruhura abantu barushe, ibasha kubaka ingo zasenyutse, ibasha gusubiza abantu imbaraga. Uyu munsi wa none rero icyo nkubwira ahangaha ni ukukubwira kuri iyi kamera, nkubwira ngo Imana iracyagufiteho umugambi mwiza. Nkubwira ngo wowe wabonaga ko nta nzira, wabonaga nta gisubizo, wabonaga nta hepfo ndetse nta ruguru, ariko nkubwire ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Birashoboka ko umuntu yarira, imiryango wavutse yakuriza, umugore washatse yakuriza, inshuti zawe zakuriza, ariko iyo uri kumwe n'Imana zobrayi degrere, iyi Mana yacu ikabana nayo ugasenga uri mu neza, ufite agakiza kuzuye, iyi Mana ibasha kuguhembura, ikakugarura mu kerekezo wowe wabonaga nta gisubizo. Ariko nkubwire ngo umwami agufiteho umugambi. Nta kindi kintu ngusaba rero ni ukubana n'Imana mu bihe byawe byo gusenga, ukabana n'Imana mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo Imana ikomeze kwiyereka, Imana ikomeze ikwigaragarize. Ariko Imana uko uyifashe, yifashe kari Imana nini muri wowe, Imana ibangari yifashe kari Imana noya ikubana noya. Ariko simbizi, ariko igihe umaze ku musozi nkubwire ngo Imana irakukunda. Igihe umaze ku musozi Imana ije kuguhanagura amarira. Mwene data mukobwa urushye, we mama urushye, nkubwire ngo uyu munsi urateretwe, wateretwe umusore muteretanya akagendo kabirwa uburyo agiye, wakwiguze kuzabona akazi ibintu bikanga, topini migrere. Ndakubwira ukuri, nkubwire ngo Imana iracyariho, nkubwire ngo Imana igufiteho umugambi. Uyu munsi wa none nakubwira ngo zana umutima wawe kuri Kristo Yesu, abashe kuguhembura, abashe kugukiza. Reka nkubwira abantu bavuga amagambo, Imana ikavuga ijambo. Iniho vedera de grome, ijambo Imana ivuze ritandukanye n'iryo abantu bavuze. Reka dusome ijambo ry'Imana gatoya, ubundi niturangiza dukuremo icyifuzo dusenge. Amen. Ndanezerewe cyane kubwiyi cano iba yatugira ikizere kadutumira. Ariko ahangaha turaza gusoma ijambo ry'Imana riri mu Kuva cyangwa se mu gitabo cyitwa Gusohoka. Uruntu rugenda Abisirayeli bakoraga bava muri Egypt bari kwerekeza mu gihugu cy'amasezerano. Ahangaha ni ijambo tugiye gusoma, ni ijambo rivuga ngo 33:17, ni ijambo rivuga ngo Uwiteka abwira Mose ati nicyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangireho umugisha nkakumenya izina. Tuvuge ngo amen.
ntabwo mbizi nimba izina ryawe rizwi, birashoboka ko n'umuryango uvukamo izina ryawe ritamenywa, birashoboka ko naho ukomoka izina ryawe ritamenywa, ariko Imana ivuze iki? Ibwiye mugabo bita Mose iravuga ngo kuko wangireho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze ndagikora. Imana ishimwe. N'amasengesho wasenze Imana yavuze ngo usaba Imana, wasabye akazi Imana iravuze ngo n'ayo masengesho wasenze n'icyo ngicyo uvuze, icyo ngicyo cyo kikugoye, icyo kikuruhije, icyo wabonaga dopine migraine, icyo wabonaga doshando nta gisubizo, Imana yavuze ngo n'icyo uvuze ugira ikintu uvuga uyu mugoroba, gira ikintu uvuga iki gitondo, gira ikintu ubwira Imana wiherereye upfukamye imbere y'igitanda, ugira ikintu uvuga niko Imana yabwiye umugabo bitamo hamwe ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Iyo Imana yakumenye izina ikagutoranya, imaze kugutoranya ikaguhamagara, ikagutoranya ikagushyiramo ibikoresho byayo, Imana igukoresha icyo igomba kugukoresha. Ariko Imana ibwira Mose iravuga ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Imana ishimwe. Birashoboka ko izina ryawe ritamenywa ndetse enegrome heve, ariko izina ryawe ryamaze kumenywa, ibintu byose biremera. Iyo izina ryawe ryamaze kumenywa urasenga. Iyo Imana muziranye mufite connection n'Imana, iyo uzamuye ijwi uri gusenga, muririmbyi yararimbye aravuga ngo mu gihe cyiza cyo gusenga amasengesho ajya abasha gutumbagira akagera cyane kure cyane, agatumbagira akarenga inyenyeri, agakomanga urugi ashaka kureba Imana. Haleluya. Isengesho riruta kuyirukanka miti, isengesho riratumbagira cyane, kandi gusenga n'amaboko asingira ibintu bitagaragara. Nkubwire ngo iyo ufite amasengesho ubu meze nk'umuntu ufite amafaranga waragize broke, igihe kigeze urabikuza. Muririmbyo narigene baravuga ngo yararirimbye aravuga ngo nta muntu ukandagira usenga, nta nusenga akina. Nubwo cyane ubuzima bw'umuntu usenga bukunze gusuzugurwa ndetse abantu benshi bakabufataho ijambo, bakavuga ngo ni umusazi, bakavuga ngo wataye umutwe. Ariko nkubwire ngo mukobwa wowe urushye, kuko Uwiteka yakumenye izina. Wowe mugabo kuko Uwiteka yakumenye izina. Wa musore we yakumenye izina. Ariko uyu munsi kubera ko Imana uziranye nayo ikubigufiteho umugambi, ukaba waramenywe izina nayo, uyu munsi hari ikintu Imana ije gukora, ije guhindura ubuzima bwawe, ije guhindura amateka yawe. Humura, haracyari ibyiringiro. Nkubwire ngo nubwo igiti cyatemwa cyongera gushibuka, nkubwire ngo humura, komera umutima. Imana ije kuguhembura, Imana ije kukwiyereka. Lance my gain, Imana dosanse igufiteho umugambi, igufiteho byose. Nakubwira ngo bana n'Imana mu bihe byiza byo gusenga. Nkubwire ngo kuko twari kwijambo rivuga ngo kuko Imana yakumenye izina, niko yabwiye Mose. Aravuga ngo n'icyo uvuze ndagikora. Nkubwire ngo gira ikintu usaba Imana uyu mugoroba, nkubwire ngo gira ikintu usaba Imana. Birashoboka kuri mu Rwanda, uri hanze y'igihugu, uri Dubai, uri Amerika, uri Kenya, uri Uganda, uri Burundi, nkubwire ndakwiyegereje muri aka kanya kwiri ijambo ry'Imana kugira ngo tubane. Reka nkubwire ngo aho uri izerane nanjye, nurangiza tuzamura icyifuzo dusengane. Urakoze cyane. Uri kumwe na Sami cyangwa se Sam, reka dusenge. Urakoze cyane. Imana data nyir'ingabo, Mana yacu, Mana ishoboye, urera, urakiranuka, ushoboye byose. Izina ryawe nindiho Mana nestai benegrome, uratede fomene grace, uteye ubwoba mu mbaraga zawe, urihariye, urashoboye. Bana natwe urakoze. Amen. Amen.